Uyu munsi turi kumwe n'umusore mwiza rutebeza bigembe rugero rw'ingabo nziza rutinywa rw'imirende nk'ingabo z'inkotanyi n'icyogere nkuba gituza cy'umunihira ukajya kurunguruka urandwaza rwaza unjyana hayisana nkunda football kunyinisha downball mu kanya narindi ho mvuga ngo igituza cy'umunihira nkabona uraseka Snapchat niryo zina niryo zina. Reka twongere tubahaye ikaze mwebwe mudukunda kandi mukaduhoza ku mutima aho muherereye mu bice bitandukanye by'u Rwanda namwe muri mu mahanga ndizera ko mushima Imana rugira rugena byose twebwe ino mu Rwanda niyo twiringira kandi niyo twiyambaza. Reka tubasabe mwebwe mwamaze gukora subscribe mujye muhora mubana natwe muri comment inkuru zacu zose n'ibiganiro bibagereho neza. Nimba kandi utarakoze subscribe biba byiza kugira ngo uyikore nabyo bigenda neza kandi murabizi ko gusaba ntabwo ari ugutegeka bikuvuye ku mutima wabikora. Nkibisanzwe kuri televiziyo nge nawe TV tubana n'abantu batandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umusore mwiza rutebeza bigembe rugero rw'ingabo nziza rutinywa rw'imirende nk'ingabo z'inkotanyi n'icyogere nkuba gituza cy'umunihira. Amakuru ki? Amakuru ni meza cyane. Umeze neza? Ndakomeye. Yego. Buriya ngiye basanzwe banzi. Kandi ngo nta mugabo ujya wivugira ku icumu ry'undi, buri wese yivugira ku icumu rye. Cyane. Ngaho rero kora mu nganzo nawe wibwire noneho bamenye ninde turi kumwe ibindi birakomeza nyuma. Snapchat mwari nundaze ku cyapa bahabe nka ya nkuru yuwarajwe Nyanza hanza ha mwari uziko bihanze contract hani nkutura hasimanuka suzika ka job nabyukiye motondo byanwa isaha n'igice kugira ngo ndangize Snapchat baby bereye nk'umutumba dorejeje agatoki baby nkoza hakabere mazina ni maybe ya nkaba ndumuraperi umuhanzi nyarwanda. Wow. Niko ko numvaga hari muki abasaza nibo bajya basangira agahita amubwira ati niko ati ubuse iyi nzoga imaze igihe kingana iki ku rusenge none nawe Snapchat yego niryo zina niryo zina ko bashize bararangiye kuko iri guca ibintu n'ubundi none nawe uti reka nkore mu nganzo kwanza nongere mbwira abantu ko burya n'umuziki wa Snapchat ibintu byagenda neza. Yego umeze ute se? Ndakomeye. Mu kanya narindi ho mvuga ngo igituza cy'umunihira nkabona uraseka iyo uvuze igituza cy'umunihira ujya umenya icyo ari cyo. Narumva nago ikinyarwanda nk'icyo gikomeye umuntu aba kimenyereye niyo mpamvu rero babonaga nkishimo ngasekamo kirabajabuka abo ngo murabanebwe kuvuga ngo gusanga kumenya nyine ngo ibintu nk'ibyo rekajwe. Ubundi igituza cy'umunihira ni umusore nyine ureba ushyitse ruhanganye ubuhanga abafite uruhanga hari abantu bagira uruhanga rwabo ukabona rugarukira hejuru y'intuze y'amaso ariko hari uruhanga ureba nyine ukararama ukarenda kujya ukajya kurunguruka. Urwo ruhanga rero ubundi rwagiraga abami nka ba Musinga ariko na excellence ararufite uri kumva. Ubwo rero nawe niyo mpamvu navuze nti uri ruhanga ruhanganye ubuhanga kukureba no kurarama. Ya bimeze bite se? Biraho turi Nyamata. Ari Nyamata biri gucika. Nyamata bimeze neza. Arabatipe uyu munsi bavuga ati jewe ndajya gutura Nyamata. Banzu dusangiza ibyiza by'inyamata wana umuzikere guhoraho turawuvuga. Dore n'ibyamamare ngabo ba Knowless bose barimanukiye niho bibereye ba Muyumbo Thomas niho bibereye none rero natwe tugeze Nyamata kugira ngo tumenye n'ibyiza byaho. Ndishimye cyane. Yego abantu batazi Nyamata Nyamata na batembereza ho gato cyane.
Nyamata ni ahantu heza cyane, Yego. ni ahantu heza ho gutura, yego kandi ko nk'uko bivuze hari benshi bagiye bahaza, hari benshi bagiye bahaza baza kuhatura, kandi nawe ngira ngo wahabonye wahakunze, ameze neza. buriya ubutanzaza kukwimura. Wow, bezi kabisa. Buriya Nyamata abantu bakunda kurya nk'ibintu bikunda kuboneka Nyamata by'ibiribwa, cyane cyane abajene kurya ashobora nko kuva nk'Ikigali cyangwa akava n'ahandi za Rusizi, za Rubavu, mu Burasirazuba, akavuga ati ariko Nyamata izamutse vuba ku muvuduko uri hejuru, ubundi umuntu ahageze yatamira iki afite amafaranga ye. Nyamata buriya kenshi uhasanga nk'ibyo kurya by'umwimerere. Wow, biri naturel. Umuneke ugihiriyeho. Yego. Amata y'inka bagikama ko kanya. Amata y'inka inshyushyu. Wow. Yeah. Okay. Nukuvuga ngo hari n'ahantu ushobora kwicara rwose ukumva uratekanye. Cyane rwose ni ahantu heza, urebye n'iri zuba riri riri aho handi nyine hirya no hino. Yego. Twebwe ritugeraho gakeya. Oh. Kuko Imana irasa nkaho yahasakayemo. Kabisa. Uriya mujyi ni mutari ku bintu uri gukora. Birahambaye. Cyane. Ubu rero noneho tugiye tumenyereye ko ibice bitandukanye bivamwo abahanzi, wenda hari n'undi ushobora kuba uhari w'inyamata, ariko twe tugize amahirwe kuri nge nawe tukuguyeho. Yego. Tukuguyeho. Ntabwo tunguwe subwo. Hari umuntu nungiye urutoki ati wa mutipe aba hano. Ne ataba hano. Nikaze ndebe ko ari umunyarwanda koko uha abantu karibu. Ariko vraiment merci beaucoup. Yeah. Nukuri murakaza neza kandi muragahora muza n'ubundi. Yego. Ya kandi twabishimiye. Okay. Yego. Reka twanzike rero. Ukoze mu nganzo wibwira abatana n'abatanazi, wibwira n'abanyarwanda. Indirimbo Snapchat. Yego. Uyihereyeho. Harya umwana w'imfura bamwita ngo ikira. Babyandike muri comment. Niyo ndirimbo yawe y'imfura. Niyo ndirimbo yawe y'imfura. Igitekerezo cyaje gite? Nimba ari n'inganzo ukomora iwanyu bibwira abadukurikiye. Nuvuga ngo Snapchat siyo ndirimbo nanditse bwa mbere. Yego. Ya iri mu ndirimbo nanditse nyine, ariko yo niyo ndirimbo nashatse gutangiriraho. Kubera ko urumva hari ukuntu uba ukinjira nko mu muziki nk'uko ukiwujyamo utarafatisha neza, ubona nta hantu henshi ho gukura amafaranga, ubona ntaki. Rero kavuga ngo mu make yabonetse, ndeka ushaka ikintu kizima nyine gikomeye uri bukore kugira ngo abanyarwanda nibacyumva gikurura abafana benshi, bitume nawe wenda ubona n'izindi mbaraga zo gukomerezaho. Yego, niyo mpamvu nahisemo gutangira na Snapchat. Hari abari kuyikoresha kandi bakayibyaza umusaruro. Yego. Uraborohereje? Abakoresha Snapchat kandi bakayibyaza umusaruro, uraboroheje kuko nako karimbo kazajya kabafasha. Kazajya kabafasha. Bazajya bayikoresha buriya abana kandi no ku ruhande barimo bakumva. Yego. Narindiho nanibaza hari ukuntu umuntu atangira inganzo ariko akagira hayikomora. Kuri sogokuru, papa se, basoanyu, bande yande, ariko ukagira n'abanyarwanda wigiraho. Yego. Ni byiza nabyo kumenya kuko buriya hari amateka yawe dutangiye no kubika, by the way. Wowe ubikomora. Jewe nago navuga ngo ni iwacu. Yego. Iwacu wenda na abantu benshi nzi babikoze. Ariko wenda jewe ngenda ndeba impande n'impande. Yes. Ndeba impande n'impande. Nko mu Rwanda njya nkunda gukurikirana umuntu bita Pifra. Oh. Yego. Wow. Ewa nahari ngira ngo kabisa umufana ku mugaragaro rwose. Pe nkunda gukurikirana umuntu bita Pifra. Noneho hanze abundi umuntu unyespira nyine ni umuntu bita Fake Fameka. Okay. Yego. Oh. Uyu mutipe w'iwacu mu Rwanda hari indirimbo ye wabuziho ngo turirimbira akantu gato. Ya Pifra. Yungurura wumve ko kaza. Kuko hariho n'igihe ukunda n'umuntu ndabyemera wenda ukaba utabasha no gufata indirimbo ye neza ariko ukamukunda pe. Urumva wenda kuko ubu ngubu ukuntu bimeze. Pifra wenda mukurikirana pe. Yego. Namukurikirana ariko kubera ko nakuze numva ko yaba ari igitaramo mbonye, yaba ari ahantu ngiye gukorera, akenshi nkunda gukora indirimbo zanjye. Yego. Sijya nkunda gushishura. Okay. Rero Pifra kandi ufitemo gake ni gatoya ko nakavuga ariko nyine muri hangana ubuto bwako. Ntacyo bitwaye. Nkuko twinjiye mu itegeko rishya ry'isi, inzozi b'ijuru n'imibumbe itaka, umanuke dutera amavi.
ngarukira aho ngaho. Oya ariko n'uburyo wayiteruyemo umuntu ahita yumva ibyo ari byose kumwemera. Hari ukuntu uterura indirimbo y'umuntu ukumva hajemo diferanse nini ifite nka metero 10. Ubwo rero kabisa urumva ko rwose birimo neza kandi ni sawa kabisa. Ubu rero ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu iyo ndirimbo imwe umaze kuyikora ariko uravuze utireka kwanza ntangire mu itangazamakuru kubera iki? Impamvu nashatse gutangira mu itangazamakuru urumva twebwe ku giti cyacu twakora umuntu ashobora kwikora ariko nta muntu wigira tugirwa n'abandi. Hari ukuntu ushobora kugira wenda nyine nkabikora bikaba fresh bikagenda neza ariko nyuma yaho ugasanga wenda ibyanjye bigarukiye mu matwi yanjye no mu matwi y'abandi hafi ariko nyine nashatse kugira ngo mbigeze ku Rwanda kuko nanjye numvaga indirimbo ni nziza feedback ni nziza ndavuga ngo reka igere no mu banyarwanda nyine nabo bayikunde. Ni ukuvuga ngo hano hanze hari abantu bageze kuri 3 bashobora gufasha umuntu kuba umuziki wagera kure ukamenyekana. Hari umunyamakuru, hakaba n'umuhanzi wagezeyo niko babyita, hakaba noneho n'ushobora kuguflowinga akareba ibyo ukora ku ruhande agashiramo comment. Abo bantu uko ari 3 wo wifuza kurusha abandi n'uwe? Ntabwo navuga ngo nifuza kuko bose n'abingenzi bose ndabakeneye. Umuhanga. Ibyo byose hari umuntu uzahamagara akavuga ati mparinki wenda nimba warakoze ikiganiro cyangwa ufite niyo ndirimbo yawe ariko hari uwo wahamagara ntakwitabe cyane nk'abavuga ko ngo babaye bize cyane wabyitwaramo gute? Ntiwacika intege ugasubira inyuma ukavuga bya bintu burya biramvunye kandi sinkunda ibimvuna? Urumva rero ibyo byose wenda sinavuga ngo nibwo nangiye hari ukuntu utangira ariko ufite n'ibindi bintu biri inyuma bisa nk'ibigukurura ariko ibyo byose umuntu abyima amatwi kuvuga ngo umuntu ndamuvugishije wenda yanze kunyita babaye bize niba akeneye kumfasha namfashe wa mugane umuhanzi bita diplomate niwe wavuze avuga ngo mupaturu utakuzamurana akababazwe n'ipantaro yawe wanze kuzamura. Ese ubundi buribona gufasha umuntu bimaze iki no kutamufasha icyo bimaze byo ni igiki? Urumva gufasha umuntu buriya nta muntu umenya aho bucyageze. Ushobora kwirarira ku muntu iyo wageze hariya hejuru nta muntu wahandikiwe kugumayo. Ushobora kuvuga ngo hari aho nageze wakanga kumufasha ejo bikazarangira muri kumwe kandi nawe umukeneye cyangwa ukanamusiga cyangwa ukanamuyanuko. Iyi defo ujya uyumva mu bahanzi? Iyihe? Iyi defo yo kuba uziranye n'umuhanzi ukanashaka ko mukorana n'indirimbo cyangwa ugashaka ko agufata akaboko wenda akagira aho kugeza ariko akaguhakanira, ujya ubyumva? Bibaho cyane, bibaho banagerayo ahubwo bakanatwirengagiza cyane. Ejo twaganiriye n'umuhungu ucurangira umudamu wabaye icyamamare ino mu Rwanda. Baramuzi benshi, icecekere mukobwa shenge wirira. Ndumva bamuzi. Aravuga ati abanyamakuru benshi ngewe ndabazi ndabahamagara bakanyitaba ariko navugana n'umuhanzi ngo azamure ntabyemere. Ndagira ngo hano hantu tuharambure kuko ntekereza ko kwirengagiza murumuna wawe nyine no kwirengagiza ikintu gikomeye cy'ingenzi kandi abahanzi benshi ntago muwa mushaka no kubivuga mu itangazamakuru ngo mutiteranya nabo kandi ubu mukeneye. Ndagira ngo kivugeho neza wenda nushobora kudukurikira kuri nge nawe yumve ko burya akwiriye kugabo. Urumva ukuntu biba bimeze mu by'ukuri ndizera ko buriya nta muntu ugera kuri rimwe atatangiriye kuri zero. Rero iyo wibagiwe ahantu wavuye ushobora kwibagirwa umuntu wenda ngo nuko akiri hasi kandi nawe warahigeze. Mu gihe wari uhari wari ukeneye imbaraga zikuzamura wenda ugira amahirwe urazibona. Rero iyo icyo gihe wari ukeneye izo mbaraga nawe wibuka ko abari hariya hasi bagukeneye nabo bakeneye izo mbaraga zawe kugira ngo bazamure. Ni mpamvu rero biba bidakwiye ko umuntu yirengagiza umuntu kuko ushobora kumwirengagiza akabona izindi mbaraga. Sinzi niba waregize, sinshaka kwiteranya ariko sinzi niba waregize bose niko bavuga ngo ushaka kwiteranya ako kantu buri wese arakavuga kandi burya kuvugisha ukuri ngo ntago byica umutumirano.
none ko nyine abenshi bavuga ngo sinshaka kwiteranya bizahinduka biti uko bimeze kose utangira ibintu uvuga uti nkeneye support za nzira eshatu nakubwiye cyangwa se abantu batatu ariko ukabona hari utakumva ese nuko bakora nabi ubwo ndavuga babandi bari gusaba nuko bakora nabi ese ni iki kugira ngo nimba uje hano iryo jwi ryawe n'undi uzaza nawe azabashe kuritambutsa bibe umurongo mugari nk'umuyira w'intozi noneho ku buryo abantu nimba hari aho wageze kabisa ushobora kuvuga uti mfite abantu ushobora gufata muri umuna wanjye nkamugeza kuri uyu nkamugeza nubwo yaguha babiri nubwo yaguha umwe ariko akagutambutsa none kuki mutabivugaho komba mwebwe akenshi mukona uvuga ngo itangazamakuru ntacyo rikora ariko murenganya abantu kuko ubu dufate urugero umuhanzi n'umunyamakuru umunyamakuru ni ijisho rya rubanda nimba turi mu gihugu uko bimeze kose impano zituruka ahatandukanye ushobora guhamagara umunyamakuru ntumubone bitewe n'umwanya uramugoye sibyo ariko umuhanzi afite umwanya uhagije sibyo no kuba yaguhuza n'umuntu mu nshuti ze biroroshye none kuki mukunda kuhagera mukavuga ngo tutiteranya no kubera iki no kubatinya ni iki ndagira ngo iki kintu kivugeho kuko niho ruba ruzingiye umuziki wanyu niho upfira kandi niho uzamukira ruba ahantu bipfira hari ukuntu buriya umuntu nk'urugero rwiza hari nk'ukuntu umuntu wenda agira nk'amahirwe akagafata nyamara kugafata agahera ko akagira imbuga ze private niba hari umuntu mwaganiraga kugira ngo mubone bikagorana wenda maybe wari gucreatinga ku rundi ruhande ugacreatinga private pages zindi zitari izo ngizo urumva rero iyo ni limite ya mbere none ikindi nanone hari ukuntu rero nk'uko dukora urumva ntabwo twese tuba dufite ubushobozi bungana hari ba element hari ba nerobit abo bose nyine barahari nerobit uramuzi ukorera muri the mist code ndamubona vango abo bose barahari vango ni abantu nyine ubona bari hejuru sibyo ariko nuvuga ngo indirimbo zikozwe nabo nizo ziri buze kwakirwa nyine n'abanyamakuru bitewe no baravuga ngo izi zirakoze kubitewe nuko bafite instrumento ziri hejuru vuga ngo rero ikindi nanone navuga ngo wenda ukabona baravuze ati uyu nguyu aho yakoreye nk'inyamata yakoreye nka hehe indirimbo ye nyine ntago ikoze neza amajwi ntago ameze neza ugasanga rero iyo bigeze aho ngaho hari bamwe birimita kandi bose siko ubushobozi bungana rero ibyiza wa mugane koko nk'uko umuntu aba yazanye indirimbo ye gutyo yaba yakozwe na kana kagusa icy'ingenzi ni ukumva ko ubutumwa bwumvikana hari umugabo wavuze aravuga ati se ati ko numva bavuga ngo indirimbo ikoze nabi hari umuntu ufite akuma gapima cyangwa hari umuntu wakoze muri studio imyaka numva hari wakoze muri studio imyaka uzi neza ushobora kubwira ngo jewe nzi neza ko indirimbo ikozwe iri ku rugero bimeze itya n'itya yego rero nicyo kintu kiba gisabwa nabo ubundi ushobora kubivuga nk'uko bakagira ngo wenda bakagira abo bineranya nabo okay yes bakunzi banjye nawe TV muranyihanganira ijwi ryanjye uyu munsi ryagize sababu ndizera ko umujene wacu umwana wacu turi kumukuza ubu ngubu tugiye gushaka ukuntu nyine tukwambika neza zibyo pamperisi tuyishyiremo nijyemo ariko ushaka yajya mwese kuri umwana ntacyo bamugane uriya abantu iyo bakwakiriye nyine bagufata nk'umwana wabo umwana uvutse kandi urumva indirimbo imwe kabisa ubwo uranzitse nyine niko babivuga uranzitse ahubwo icyo tukwifuriza ni ugukomeza cyane ko numvise ko kabisa message ni sawa ariko buriya abantu badukurikira hari igihe batumva ururimi wakoresheje ushobora kubanyuriramo mu magambo make ukababwira uti buriya iriya ndirimbo ishatse kuvuga gutya kuko hari abantu njya shima abantu rimwe na rimwe uzanarebe niyo umuntu mutavuga ururimi rumwe yigira ku ruhande ariko hari igihe avuga ati se iriya message ivuga ngo iki
kandi hari abantu benshi bajya bigana indirimbo ukumva arakurikira gusa uko wagiye ariko atazi ngo ibi bintu bivuze iki. Yego. Ongera uririmbeho gato noneho ugarura usobanurira umuntu udukurikiye ariko atumva ururimi wakoresheje. Yego. Digi paka mu gatondo game ni ya genge na numutazi ndoto ukimara kuvayo babyita kanyamerika hariya na rutangira n'umustar urafata baze mukanayita ati wagotesesha ndibu cyangwa se mutesi jori baby bijyane gake snap ya uranyica wirisariza wagira ngo uri nakabebe we bijyane gake Costa Franusha fo wirisariza ngere ngo nitombore akamariya kumbe mu gitanda watoza na merwa minondo of touch kuko mfita gas snap none of what kuko iyi ni award urandwaza unjyana high sana ndafite bari kunyinisha downboro suko mbishaka ariko snap ya wirando beshikandwaza doro umutima urenda guturika sidumugaturika gusa front aturika mu kumanuka songamo ngatambika igarutaka atufasha umutaka nkwere kuko baturika Ross boy Snapchat mwari nundaze ku cyapa bahabe nka ya nkuru yubarajwe Nyanza hanza hamwari uziko bihanze contract hani ngutura hasmanuka suzikaka job nabyukiye motondo byanwaye isaha n'igice kugira ngo ndangize Snapchat baby imbere ye nk'umutumba dore yejeje agatoki baby ngo za hakabere hanagura amarira nije musanuza guhosa nza gukorera buri kimwe mu buzima uzatenera indukira ndebe kuko ejo ho ni mu bitaburi kumwe na Raspa ibindi nje Rasp boy nzamanuka downtown maze sibize ngaruka maze nkore kwitako nubwo nambari kotongo njyane caci beberega ndumwe mu bafanerega beburi cagwa niyo mpamvu ngugura make ngaho nkoshaka rejo buri zago kwimbuzi shira dan bororeke kunyigisha boss umwo hatsa bapeti bamwe bazita papa yeah wow isigura iki mu kirundi isigura iki none zani vase byiri nshize marko na rufurimo yeah okay ariko haraho waririmbye mu rurimi rw'icyongereza wango ndiri muri Snapchat ni mu buryo bw'icyongereza ariko gusa jewe naririmbye mu kinyarwanda ahenshi mu kinyarwanda yego nangize ngo ndasobwe okay hanyuma ubu ngubu rero iyo ndirimbo imwe urayikoze uratubwira urubuga rwawe bayisure banaguhe courage hari no wakubwira ati jewe rero ubu ngubu ngiye kureba ukuntu nyine ngusinyira ka papuro hariya kandi witwaza muri za nzu zibika amafaranga noneho ukora utuzigo kuko barahari yego barahari rwose ntibigutangaze rwose ko hari uwagukunda pe ubwo uragiye rero tubwire iboneka he y'indirimbo yawe ku rubuga iyi ndirimbo iri kuri YouTube iri kuri YouTube ku mazina iyi iboneka he rero ku rubuga kugeza ubu aka kanya ubu iri kuri YouTube iri kuri YouTube aho YouTube channel yanjye yitwa Maybe Senior na Instagram nkoresha Maybe Senior Facebook ho nkoresha Ndahiro Moses okay ya mazina yanjye bwite yego ubwo no washaka kuzajya gutelefona na nimero yawe azayisangaho naho yazayisangaho iyo yahageze yabyakunze usibye iyo njyana nta yindi njyana wiyumvamo nayo ngo ubakubitireho bumve ngerageza kwiyumva mu bintu bijyanye n'ama dancehall dancehall ndagerageza ngaho bango hari indirimbo ufite yitwa bomboletiti yitwa bomboletiti avuga ngo you are my megabyte only Snapchat in the night ubyinira mu miti the way you shake it tight how far they frack you how long they don't go yo your love's like bombo leti ya rumva nyine ni njyana gutyo ya umuhanga umutipe we umutipe kabisa kandi ngo biryoha bivanze ya ndumva rero tugiye kugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye izuba ndabona ari nyamata rikomeje kuzamura ubukana yes reka noneho mu magambo make imva mutima zawe ugire icyo usaba abantu bumva ko bakwiye kugushyigikira muri iyi ntambwe y'urugendo rwawe kandi itari mbi ni intambwe nziza cyane kubaka igihugu umuziki udahari ntabwo byagenda neza duhere rero message abantu wifuza ko baguha amaboko yego urumva wa mugane y'umuntu
iyo umuntu asaba nategeka iyo umuntu asaba aca bugufi mu by'ukuri yego wenda hari nk'umuntu ushobora kuba yakunze ibihangano byanjye ushobora kuba yakunze impano yanjye yego yamfasha yanshyigikirwa aka kanya ndimo ndifasha nta muterankunga mfite wamfasha rwose wajya ku mbuga nkoresha Instagram maybe senior ukanyandikira cyangwa ukajya kuri Facebook Ndahiro Moses ukanyandikira ahubwo nacyo nta kibazo kandi ndizera ko si ibi byonyine hari n'ibindi byinshi bihari kandi ndizera ko byamugwa neza n'uwakenera ko mbimwumvisha mbere yuko agira ntacyo yanyegera yego sava tugushimire rero nimba nta kigusobwe ngo ucyongereho ikindi nakora ku bantu bazamfollowinga kuri Instagram abantu bazakurikira ibihangano byanjye kuri YouTube channel yanjye nukuri ndabashimiye cyane kandi mukomeze mumfashe dufatanye ubashimiye batarakora urifura kabisa nashimiye mukomeze dufatanye twubake umuziki nyarwanda tuwubake kandi ndizera ko ibindi byose n'ibindi byiza byose biri imbere kandi bizaba byiza ari uko dufite uburyo dukora bihoraho utari kuvuga ngo nibyo gukora by'aka kanya ngo birangire kandi nkeneye amaboko yanyu yego murakoze kabisa tukisoza ngira ngo barabyumvise kandi barabishimye hari ikibazo kimwe njya mbaza umuntu kiroroshye cyane muri societe tugira ingeri zitandukanye z'abantu ariko ndashaka ko noneho nkubaza ko bafite ubumuga hari abatabona hari abafite ubumuga bw'uruhu hari abamugaye ingingo bano bantu ndetse harimo n'abakora umuziki abandi baracuruza unyarukiye nko mu karere ka Rubavu ndetse tubasuze inshuti zacu ziri hariya kuri petite barriere zikora ubucuruzi bwambukiranya imipaka aba bantu muri societe dukwiye kubafata gute ese ubabona gute bibazo ni bibiri ngiye buriya iyo nciye ku muntu ufite ubumuga mubona nk'uko mbona undi wese turi bamwe icyo kintu cya mbere nimubona nk'uko nibona nuko nabona akanaka wundi utabufite vuga ngo ukuntu bimeze uriya we waba ufite ubumuga hari uburyo ushobora gukora ku giti cyawe ushobora gukora nibibe ngombwa yuko uri buze kugira abandi utega amaboko ugakoresha ubwenge bwawe ugakoresha ingingo nkeya ufite ariko ugakora ukabaho kandi nacu tugomba kubiyegereza si ngombwa ngo umuntu ajye amusunikira hirya kuko twese turi bamwe turi bamwe kandi nta numwe wagize uruhare mu kwirema kuko uramutse wowe shima Imana kuko umeze utyo nanone nawe ushima Imana ko yamuguhaye ityo kandi mufatanye mukorane ni gutya igihugu cyubakwa kuko si abantu bafite ingingo zose bakigejeje hano kiri gusa yego okay byiza cyane tugushimire kabisa tugushimire kuba waduhaye ikaze hano nyamata umujyi mwiza cyane uri mu burasirazuba bw'u Rwanda ni umujyi uhanzwe vuba ni vuba twayaga tuvuga ngo agasantere ka Nyamata ariko ubu ni umujyi wa Nyamata nekereza ko benshi kabisa no mu misi izaza abashyitsi bacu bose bazajya banyura muri kino cyerekezo turagushimiye kuba nukuri waduhaye ikaze dushimire namwe mwadukurikiye kuri Nge Nawe TV mbibutsa ko uru rubuga rwashizwe n'umugabo n'umugore bombi bafite ubumuga bwo kutabona ni ikintu gikomeye cyane hara mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kimironko niho batuye reka tubashimire mwebwe mwakoze subscribe Imana y'u Rwanda n'ukuri ibahe umugisha mu byo mukora byose abatarayikora namwe igihe ntabwo kirarenga reka mbisabe mbikuye ku mutima kandi ntabwo ngutegetse bikuvuye ku mutima wabikora kugira ngo tugire aba followers benshi wakora subscribe ibintu byose bikagenda neza ni iryo jambo ritukura nurikandaho rigahinduka ibintu byose biraba bihindutse ubuzima buzima reka mbashimire ikiganiro cyacu nakagaruka twari turi Nyamata gihe nitwa Emmanuel Kanani Imana y'u Rwanda iragahorana namwe.